Yes nagusuza wowe kurikiranye Muganga TV kora subscribe nawe tarayikora ndagira ngo uyikore kugira ngo ujye ureba filime cyangwa se comedy n'ibiganiro bicya kuri Muganga TV. Turagusuza tunakwakira cyane wo mushasha uze kuri Muganga TV. Ubwitabire nawe urabuze no gukora subscribe kudushigikira inkunga yanyu nta yindi niyo gukora subscribe share ndetse na comment ukareba ibitegenda neza ko tubwira icyo twakongeramo. Aha ngaha rero twakiriye abagabo babiri murabazi cyane kuri Muganga TV. Ewana barahahora cyane uyu munsi ngo hari kandi gashabazanye. Reka batangiye nabo bivuga kuko nta bantu nyine nabo bagize ngaho turabakiriye kuri Muganga TV. Murakoze cyane. Tangira wibwira abaturarwanda cyangwa se abakurikirana Muganga TV. Abanzi bo baranzi abataramenya nabo baracyafite ikibazo gusa cyonze cyo ndikidobya mwenyewe nkabandi mwene Musinga Nyiringanzo abakora ku Muganga TV. Uyu munsi twaje kubasho twaje kubaha ibiganiro bifite inyungu umusaruro ndetse biri mu ubwenge umuntu wese utazi ko kamera ikora ndetse no uko ku nkuta nkoranyambaga tuba turiho batarabimenya. Uyu munsi twaje kugana kugira ngo tubabwire neza hamwe na Kidobya hamwe na Muzehe Muganga turi kumwe neza nta kibazo. Murabona nataranya wibwire abakurikirana Muganga TV. Murakoze cyane mu ijambo ariko nako nuko mu mwanya ijambo ryo ndarihorana. Abatanzi abambonye hano bwa mbere nyewe bazi ko izina Muravumba Comedy. Nkorera channel yitwa kuri Muganga TV ari nayo channel yanjye. Rero mu kigera kuri Muganga TV cyo nabasaba mbere na mbere no gukanda like share comment subscribe kugira ngo ibikorwa byacu tuba dushyizeho bijye bibageraho 5 kuri 5. Murakoze cyane. Yes murabumvisha rero murabumvisha cyane ngaho namwe wowe ushigikiye ibiganiro byacu ushigikiye ibyo dukora nta yindi nkunga tugusaba no gukora subscribe. Murabyumva cyane ngaho se abatumirwa mu kuri Muganga TV uyu munsi mutuzaniye iki? Tubazaniye ibiganiro byubaka birimo kubwira abantu bose kuko ku nkuta nkoranyambaga tugomba gukora tugakorana n'abantu bose kandi tugasakaza impano zacu dufite muri twebwe abandi kugira ngo buri wese n'uwari ufite impano yihishe ndahamya ko nta muntu utagira impano ariko wari ufite impano yihishe atarashyira ahagaragara nawe ayigaragaze noneho aze akorana natwe kuri Muganga TV. Murabumva rero aho ngaho n'abatumirwa b'uyu munsi ngaho mutubwire agashya mutuzaniye uyu munsi ibyo mubwira abanyarwanda mugiye kutubwira ngo iki? Nkatwe nk'abakinnyi ba filime nyarwanda abakomedie kuri Muganga TV nkanjye nka Kidobya hamwe na Muzehe ari we koca wanjye akaba ari nawe arya ryo vuga ngo boss akanyereka mbyite boss kuko niwe turi kumwe uyu munsi. Sasa rero kuri Muganga TV tubafitiye agashya n'ibindi byinshi birenze kuba twababwira uko umuntu agomba gushyira ku nkuta nkoranyambaga ibintu bye biri muri we kandi by'impano zigaragarira buri wese zirimo inyigisho zigisha buri wese none twese twagera kure kandi dukoresheje bya bindi twatinyaga kandi twitinya tukabishyira hanze tukitinyuka ndetse tugatinyura n'abandi. Ese nk'umuntu uri hanze aha ngaha witinya wumva yuko ntacyo yashobora ni iki wamubwira? Icyo namubwira nuko yatinyuka kamera akegera Muganga TV tukamwigisha uko dukora nuko dukina. Dufite amafilme menshi murazizi inzira y'amahwa tukagira Karyamyenda tukagira n'izindi izo ni filme twagiye dukora zakunzwe. Uyu munsi abantu bari guflowinga kandi bakanakomandinga ugasanga koko ni ibintu bikunzwe cyane. Rero turi gusaba buri wese wowe udukurikiye we turi inyuma ko waza cyangwa se
niyo utagira niba wumva nta role nimwe washobora gukina muri twebwe ariko ukagira uruhare mu gusapotinga. Urakoze cyane, support yawe irakenewe kubwira buri wese kugira ngo dusharinge twese duhurire kuri Muganga TV. Ibyo ngibyo ndumva byaba bihagije kugira ngo ube uri umupatenasi wacu, uri mu bapatenasi bacu. Yes, urumva nyine ni ibintu biraho bigize, turagira ngo noneho mudutera urwenya. Turashaka urwenya rwanyu twaramenyereye ku banyarwenya, turagira mu dutera urwenya aho ngaho ubona muravumba. Mu dutera urwenya ngaho mu dusetse nyine. Icyo mpamya cyo nuko mu bakinnyi bo kuri Muganga TV muravumba mesemo ngo tuze kuba twakora ikiganiro kirimo urwenya koko nkuko bivuze. Akaba yamisemo nka kidobya, aravuga ati nubwo bidobya ariko ntago bidobya cyane, narwo kidobya wibyiza ngendobye bibi ariko ibyiza nkabiyobora. Bivuze ngo iyo ngiye mu byaha ibibi ndabidobya, ibyiza nkahita mbibera umucamanza, nkaba n'umwavoka. Muganga, wasobanurira abanyarwanda badukurikiranye kuri iyi channel uburyo wadobya kandi ukanayobora, nubwo wenda hari abafite amatsiko ibyinshi ngira ngo babishyira no muri comment by'abantu batasobanukiwe, ariko noneho banyurira mu ncamake uburyo udobya kandi ukanayobora. ikidobya mwenyewe nkuko nabivuze mbere, iyo ngeze aho biri ari bibi ndabidobya ariko nagera aho biri byiza nkabiyobora. Uko rero byestaye nako nkoreshe za terime zacu zo kugasiba, uko byestaye niko nanjye mbikora. Bivuze ngo kidobya utagira umupaka, kidobya mu bibi akabona umuyobozi mu byiza, ako ntabwo naba kidobya n'umuyobozi ngo byose bije ari ku ruhande rumwe ndi kidobya mu bibi nkabona umuyobozi mu byiza. Impamvu tukuvuga ko ngako ndi kwikura mu mutego no muri comment abantu bari kumbaza bavuga ngo kuvuga kuri kidobya ubwo ahuri hari ikintu kizima kihaba. Nabase mu byiza na mu bibi no bose basubiza kino kibazo muri comment. Umuntu yumva yasubiza cyangwa n'ibyo umuntu afite amatsiko adafite igisubizo ashyire muri comment ababibonye bagomba kubisubiza. Ndashaka kubanza kubaza kidobya, witeguye kunsubiza? Ndahari. Mu bintu bibiri bibaho habaho ikibazo hakabaho n'igisubizo. Yego. Muri ibyo byombi ni iki cyabanje kubaho? Icyo nzi nuko ikibazo ari inzira y'igisubizo. None se ahatari ikibazo, ahantu umuntu aba mu buzima nta kibazo na kimwe afite, icyo gihe wabisobanura gute? Mu buzima bwo kuri iyi si ahantu umuntu aba nta kibazo na kimwe, waba ari umusazi. Ku muntu muzima ntiyaba atagira ikibazo kuko nta n'icyo abari busubize, nta n'icyo yaba ari bubaze. Umusazi ni ikibazo, ariko noneho iyo uri muzima kandi nta kibazo ufite, naho ngaho ngewe nashatse kuvuga. Ndahamya ko mu myemerere yanjye no mu myumvire yanjye ntaciye iteka ku badukurikiye, ntako wategura kose, ibyo wategura byose ngo utegure ibibazo byose bishireho. Umuntu wabaho nta kibazo, umuntu wabaho nta kibazo, uwo nta n'igisubizo. Bisobanuye ko ntacyo wamukeneraho, uwo ni wa muntu uzamara iminota 30 ataritekerezaho, uwo muntu afite ikibazo muri we. Nawe ubwe rero bivuze ngo kubaho nta kibazo ufite, nawe ubwawe waba uri ikibazo. None si cyo bita gutegura, urakizi? Ndakizi cyane. Gutegura se ntibibaho? Biba ariko bitegurwa birashoboka. Iyo umuntu ategura se bategura iki? Si imibereho myiza n'ubuzima bwiza? Hari abantu muri za ndimi njye numva zakuriye ngo tupatikanira kuba urungi, duharanira kubaho neza, kumera neza, ariko ntabwo tubigeraho. Ibyiza turabishakisha ariko ntitubibona. Gutegura birashoboka nibyo, sinjye gukurusha amagambo kandi rero ufite titre y'ikibazo, ahubwo ndahamya ko umuntu ubaho nta kibazo afite, ubona n'ubuzima yaba afite. None se reka nkubaze kido, ujya ubona abantu bava muri ibi bihugu byacu bya Afurika wenda bikiri mu nzira y'amajyambere, ubona bagiye muri biriya by'Iburayi byateye imbere kera, bahagerayo n'ubuzima bugahinduka ndetse bakagaruka bagatwara n'ab'imiryango yabo
kugira ngo ibyiza barimo cyangwa n'aheza bari n'ababo babaneyo. Ibyo urabyemera? Yego. Aho ngaho rero ni nk'uko hari abagenera bazi ko bazabona ubuzima bwiza bagaherayo, twe tugategereza ko bazagaruka kudutwara tukibaza impamvu kandi ari uko babuze bwa buzima bwiza. Ijuru usura ryemera ko ribaho? Ijuru ijuru ndaryemera ko ribaho. Urarizi se? Ndaryemera ko ribaho ariko nzi uburyo ribaho ariko sindizi. Ubwo se wabisobanura gute kandi utabizi? Buri wese agira ijuru rye mu mwanya we. Amajuru nangahe se? Nk'uko abantu turi benshi n'amajuru niko angana. Umunezero uyu munsi niryo niyo juru rye. None se amajuru ukambwira ko yaba ari nkangahe? Hari ijuru nini n'ijuru rito. Nabiri. Amajuru nabiri. Se niyo wita menshi? Ikintu cyose cyarenze kimwe kiba cyagiye mu bwishi. Gusa iryo ubamo cyangwa iryo uteganya kuzabamo ni irya kangahe? Cyose ni uko nabuze na rimwe muri ibyo, muri ayo majoro. Ari ritoya ntabyo ufite? Ntabyo mfite. Ari rinini ntabyo ufite? Yego. Icyo bita ikiburaburyo ujya ucyumva? Ni umuntu ukorera impande zose. Ikiburaburyo? Yego, kuko nta buryo aba afite bivuze ko aba akorera impande zose. Gusa uri ikiburaburyo? Yego, nta buryo mfite. Birashoboka se? Yego. Gute nta buryo ugira kandi wicara? Nkorera impande zose. Yaba ari ijoro rinini simbarizwamo, yaba n'ijoro rito simbarizwamo. Aho ngaho ndi mu ijuru rihe, ndi hagati y'amajuru. None se reka nkubaze akabazo gatoya. Byemere ndi hagati y'amajuru. Nkubaze akabazo gatoya. Umuhanda ugira amakona angahe? Harya twagera mu mategeko y'umuhanda. Byose turi mu kiganiro kandi iyo abantu baganira ntabwo baganira ikintu kimwe gusa. Kugira ikone rimwe. Sobanurira. Ikone rimwe se biterwa n'aho ukatira. Ugira ikone rimwe? None se ko nakubwibyo niyumvamo njyarwa ndi gushyiraho akadomo. Ubwo si ibyo uvuze ubifitiye gihamya babizi neza cyangwa icyo nzi nuko ngiye ngeze mu ikone nkatiri bitewe n'aho ninyuranaho nibisikana nkatiraho nshaka kubisikanira n'undi nawe nkabona turabisikanye. Bityo nabikompara nkasanga ikone ryari rimwe uretse ko twatandukanyijwe n'aho twajya. Ese ubwo mugangana amakoni nabiri? Ayo makoni yose bari mu cyerekezo kimwe. Yego. Nako navuga yose wenda. Navuga yose bite kandi ari rimwe. Kandi uravuga ni rimwe. Ni rimwe nyine. Ntabwo tubyemeranywa. Okay, nase umuhanda reka mbyeme. Umuhanda ubwaryo ni ijambo rivuga ko ari ubuki. Ni umuhanda nyine si imihanda. Nese wagira amakoni menshi gute kandi umuhanda ari umwe? Umuhanda ni ikintu kigenze gutya tudoro. Yego. Noneho iyo ari ikoni cyangwa amakoni amakoni ava mu mihanda ntago amakoni yava mu muhanda. Ubwo niba ari umuhanda umwe ufite n'ikoni rimwe. Nibihurira mu mihanda myinshi uraba ari amakoni menshi. Aho niho bita rompuwe. Nuko mbyumva. Ngo? Ihuriro ry'imihanda buriya niho mu mihanda. Noneho umuhanda umwe nyine ni umuhanda umwe ugira n'ikoni rimwe. Nese uko ikoni guhereza mu ihuriro ry'imihanda. Nese umuhanda ugira ibyerekezo bingahe? Bibiri. Sobanurira ibyerekezo bibiri by'umuhanda. Agusko nshubije nabi. Byaba ngombwa ko nikosora. Ariko wenda n'inyuma y'igihe. Ugira icyerekezo kimwe. Gute se? Niba nabyo urabisobanura. Nabyo ndabisobanura nyine. Umuhanda ugira icyerekezo kimwe kuko igihe cyose iherezo ry'umuhanda n'ubundi. Ni ukugera aho washakaga kugera. Niba wanyuze mu makoni 80 wa muhanda uba ari umwe. Icyerekezo aba ari kimwe. None se nta gihe unyura mu muhanda umwe ushamikiyemo imihanda myinshi? Icyerekezo ko ntigihinduka. Ntabwo gihinduka. Bantu mudukurikiye mudufashe. Muri comment n'ibindi bizasobanura. Yego. Ushaka kunyura mu mihanda myinshi ariko bikarangira ugeze mu nzu washakaga kuraramo. Bivuze ngo nubwo wanyuze mu mihanda myinshi n'ubundi wari umwe uko icyerekezo cyarangiriye hahandi. Hashize iminsi ibiri
Okay, ndabizi n'ubundi kubwira abantu ikinyarwanda biragora, ariko nkatwe nubwo muri kutuvuna cyane, murabizi turi abanyarwanda, twize ibinyarwanda, ariko ntabwo tujya tuvunika cyane, twumva tuvuga ibyo twiyumvamo, nubwo ko abatari ko kuri dusiba kwiyumvamo ko ibyo twiyumvamo ariko kuri. Yes, naho ngaho yari Muganga TV, ngaho mwebwe namwe abadukurikiranye kuri Muganga TV, icyo gisubizo mugishyira muri comment kugira ngo mutubwire amerekezo imihanda igira, umuhanda ugira amerekeza ngahe, umuhanda ugira amakona ngahe, ihuriro ry'umuhanda ni irihe. Turagira ngo mubikandikire muri comment, naho utaha. Ciao ciao.